Abantu dutinya kongera gukora igikorwa twakoze tugahura n'ingaruka mbi cyangwa se tugahura n'akababaro. Iyo bigeze ku iterambere rya muntu n'urugamba rwo gushaka intsinzi, usanga gutsindwa no gutsinda byose binganya amahirwe. Rimwe na rimwe hari n'uhora atsindwa gusa, birumvikana nta kindi kimubaho usibye gucika intege. Hari umuhanga wagize ati intsinzwi ndetse no gutsinda birabangikanye cyane. Burya intsinzwi ni igice kimwe kigize intsinzi. Ibi byavuzwe na Ariana. Hari irindi jambo ry'ubwenge kandi ritwibutsa yuko tutagomba gucika intege burundu ngo tuve ku ntego twari twarihaye. Rigira riti igihe cyose ushaka kurekeraho, burya nibwo ibintu ushaka biba bigiye kubimamo, nibwo igitangaza kiba kigiye kuba. Hari umugani w'Abayapani ugira uti nugwa inshuro 7 uzahaguruke inshuro 8. Bivuze yuko inshuro zo gukora n'inshuro tugomba gushakisha intsinzi zigomba kurusha inshuro twita ku ntsinzwi. Umuhanga mu gutekereza Confucius yaragize ati ntacyo bitwaye kugenda buhoro igihe cyose utahagaze. Uwitwa Harriet Story yaragize ati wicika intege ngo ubihagarike, kuko ako kanya uri kubitekereza utyo wasanga aribwo ibintu bigiye kugenda neza. Uwitwa Margaret Thatcher yaragize ati hari ibintu bisaba yuko ugomba kurwana intambara nyinshi mbere yuko ubitsindira. Uwitwa Robert Shora we yaragize ati ibihe bigoye kandi bikomeye burya ntago birangira, bihoraho gusa abantu bo babikomeramo bo bararamba. Winston Churchill yaragize ati burya gutsinda ntago bisobanuye iherezo, ko kimwe kandi no gutsindwa nabyo bidasobanuye iherezo, ahubwo uko ukomeza nibyo bisobanura ubutwari bwawe. Umuhanga mu gutekereza wabaye n'umunyabwenge cyane mu by'ubugenge Albert Einstein we yaragize ati burya intsinzwi mbi ibaho mu buzima ni ukurekeraho kongera kugerageza. Muri iki kiganiro tugiye kuvuga ku bintu 10 bica abantu intege cyane, bakumva ibintu barimo babireka, bakumva ntibazongera no kugerageza mu buzima icyo kintu bakoze na rimwe. Bahaye ikaze muri iki kiganiro. Njye nitwa aimableniyongira. Ikintu cya mbere gica abantu benshi intege ni ugutsindwa, kandi bikaba kenshi iyo umuntu akora ikintu kimwe agahora agerageza agatsindwa, hari ubwo mu mutwe we yiyandikamo yuko ibyo bintu atazigera bitsinda na rimwe, kabone nubwo haba hazabaho igihe yashobokaga yuko yari kuzagitsindira. We bitewe n'amakuru aba yibitse mu bwonko bwe, agiraho akanzura yuko icyo kintu kidashobotse ndetse atanagitsindira, kabone nubwo cyaba gishoboka. Icya kabiri gica abantu benshi intege ni igihe umuntu anengwa cyane cyangwa se abwirwa amagambo mabi, cyane cyane yerekeranye n'igikorwa ari gukora, amubwira yuko atazigera agikora. Amagambo mabi, amagambo y'urucantege ni amagambo aca abantu benshi intege, ku buryo iyo utifitemo imbaraga zihagije zo guhangana n'ayo magambo, cyangwa se uri umuntu wumva amabwire cyane, birangira ya mashusho bakubwira ariyo nawe wibonamo, ukabona yuko cya kintu bakubwira kuko utazigera ukigeraho. Cya gatatu gica abantu benshi intege ni igihe bakunda kugereranywa n'abandi, cyane cyane iyo agereranywa cyane n'abatsinze kurenza abo bari ku rugero rumwe. Urugero, niba mu rugo hari umwana ku ishuri akaba atari umuhanga cyane, ariko kandi atari n'umuswa ku buryo bavuga ko ibintu byose byamunaniye, ariko akaba agereranywa n'umwana wa mbere nawe utaha muri urwo rugo, uwo mwana azahora abona yuko ari umuswa cyane. Rimwe na rimwe yumve bimuciye intege kubera yuko abona yuko n'ibyo agerageza gukora batabibona, birangira ahubwo na bya bindi yarazi byaragiye. Icya kane gica abantu benshi intege ni ukubura inkunga y'abantu wari wizeye. Hari abantu batangira ibikorwa bari kumwe n'abantu babatera inkunga, urugero nk'ababyeyi, inshuti cyangwa se abavandimwe. Rero abo bantu iyo babuze
cyangwa se bakabona izindi nshingano zituma batakongera kubyitaho, uwo muntu hari ubwo abura kontorore yabyo 100% kubera yuko yishyizemo cyane yuko ibyo bintu atari ibyo wenyine, atabigenzura wenyine, bityo bikarangira acitse intege akaba yanabyihorera. Icya gatanu gica abantu benshi intege ni ukubura ibyiringiro cyangwa se guta intego zawe. Hari umuntu ugira intego ariko kandi yageramo hagati agatangira ibindi bitewe ahanini n'ubwoba rimwe na rimwe agira yuko abone ko kugera kuri iyo ntego bigoye, bityo akavanga. Rero uko agenda avangavanga niko agenda atakaza intumbero, bikarangira ya ntego yatangiranye mu by'ukuri atakifite. Yaza kwisuzuma akabona byose koko ni ubusa, akaba yabyihorera burundu byose. Icya gatandatu gica abantu intege ni ukubura umusaruro n'ibimenyetso byerekana yuko hari iterambere uzageraho. Ugiye mu mwuga ukunda, uwukoze uwukunze cyane, uwukoze imyaka 20, ariko iyo usubije amaso inyuma usanga uwo mwuga nta kintu na kimwe wawuvanyemo, ndetse n'ibyo wabashije kugeraho bifitanye isano n'impano zaturutse ahandi. Icyo gihe nta kindi cyo kubaho usibye kubona yuko ibyo bintu ntacyo bimaze, ukaba wanabyihorera ugacika intege. Icya karindwi gituma abantu bacika intege ku bintu bakora ni ukumva bananiwe cyane mu mutwe ndetse no kunanirwa cyane ku mubiri. Abantu bakora akazi gatuma bagira stress nyinshi bakananirwa cyane ku mubiri. Aba bantu igitekerezo kibahura mu mutwe ni ukumva hari igihe kizagera ibyo bintu bakabyihorera, bumva ibyo bintu atari byo bazasaziramo. Rero akazi kagusaba kunanirwa cyane no kugira stress zirenze nako gaca intege abantu, bityo bakaba bumva bakareka. Icya munani gituma abantu benshi bacika intege ku bintu bakora cyangwa se ku bintu bashaka gukora ni ugutakarizwa icyizere cyangwa se kubura ubushobozi bwawe. Urugero, wari usanzwe uri umuganga wa mbere uvura abantu bose bakemera kandi bagakira. Kugeza izo saha ntabwo ukiri kuvura abantu ngo bakire, kandi habonetse n'undi muntu ukurusha ubavura bagakira. Kabone nubwo ataba ari n'impamvu yawe, ibi bintu byanga bikunda bizaguca intege, usange wabyihoreye utakivura abantu, nyamara mu by'ukuri n'imiti yawe yari kivura. Icya cyenda gica abantu benshi intege ni uguhura n'ibigeragezo bikomeye, cyane cyane ibyibasira umubiri n'ibituma ubabara, cyane cyane nko guhura n'indwara, kubura akazi cyangwa se gupfusha. Ibi bigeragezo bikomeye cyane byibasira ubuzima bwo mu mutwe cyangwa se ibindi bice by'umubiri. Bino bigeragezo byose biremamo umuntu yuko atakaje ikintu cy'ingenzi cyari gikomeye, cyari kuzamufasha kugera kuri za ntego yihaye, bityo yuko atagifite indi mpamvu yo guharanira kugera ku ntego. Icya 10 gituma abantu benshi batakaza intege n'agacika intege burundu ni ukubura ikintu cyo kwizera, cyane cyane nk'abantu batizera Imana. Umuntu wizera Imana hari ubwo ahura n'ikigeragezo cyangwa se ikibazo gikomeye akibwira ati ni Imana ibikoze cyangwa se ni Imana ibyemeye, buriya izongera ibinsubize. Akongera akagerageza, byakongera nanone akongera akagerageza, bikazarangira ageze ku ntego cyangwa se ku ntsinzi. Gusa iyo nta Mana yigira mu buzima bwe cyangwa se nta mbaraga z'umwuka w'Imana yifitemo utuma yumva yizeye, iyo ikigeragezo kije kiramushagisha cyane kigasiga ari intere, ubwo ibyo yaragambiriye byose bikarangirira aho ngaho. Ngibi ibintu 10 bica abantu benshi intege, ngibi ibintu 10 bitugeraho bikatuzahaza cyane. Umuntu uhangana nabyo akabasha kubisimbuka akongera akagerageza, uwo rwose agera ku ntego. Gusa ahubwo ikibabaje ni uko baba bakeya kandi n'ikiremwa muntu turemye mu buryo bwo guhora tunenga. Reka mbashimire cyane mwe twabanye muri iki kiganiro, reka mwibutse gukora subscribe niba utarayikora, munyemerere duhura.